Yesu nashimwe bene data, twongeye gushima Uwiteka Imana, akaba na se w'umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'imbabazi bye no kugirirwa neza bye bibomeho iteka ryose. Mbere y'uko turebera hamwe ijambo ry'Imana, reka tubanze dushime Imana. Data twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'umunsi, uduharire ibyacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Duhane mu bibi, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'igikundiro ari ibyawe none n'iteka ryose, mwami w'abami. Data wa twese uri mu ijuru, ushimwe kandi usingizwe. Reka Uwiteka Imana, imbabazi zawe n'umubavu byawe bikomeze kutwubaha iteka ryose. Uwiteka Mwami, iyi minsi turimo ni iminsi igoye, ni iminsi iruhije, ariko Mukiza mwiza, turagusaba ngo umwuka wawe abe ku bawe, umwuka wawe, imbaraga zawe bikomeze kutwubaha iteka ryose, Mukiza mwiza. Data rero ngwino ubane natwe muri uyu mwanya, Mukiza, reka uze ubane natwe umwanya wose tugiye kumara twumva ijambo ryawe. Uwiteka Nyiringabo, ntabwo ari twebwe ahubwo Mukiza, reka uze utubwire icyo dushakaho, ngo ganza kandi ukomeze kubana natwe, mu izina ryawe Data twese, Mwana n'Umwuka wera, tubisabye twizeye, amina. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Imana Data wa twese ari nayo se w'umwami wacu Yesu Kristo nishimwe. Nishimwe kubwo kuyigiriraho umugisha, ikaduha agakiza kayo, ikatwicungurira kugira ngo iturokore kurimbuka kw'iteka, kurimbuka kwegereje, kurimbuka kuri hafi. Yaratwicunguriye kugira ngo iturokoreye mu mwana wayo ari we Yesu Kristo. Imana ishimwe kandi yahabwa icyubahiro. Amazina yanjye ni Igombaniro Guillaume, tukaba tugiye kubana mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Ndagusabye uce bugufi mu mutima wawe, duce bugufi, tuganire, twumve icyo Imana itubwira muri iyi minsi, ikidushakaho. Haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo kugirira umugisha k'Uwiteka muri iyi minsi igoye. Haleluya. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Kugirira umugisha k'Uwiteka mu minsi yo kugirira umugisha k'Uwiteka, iba ari mu minsi mibi cyane, aho abantu benshi baba barahindutse babi cyane, bigatera Imana kwicuza impamvu bariho. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Tugiye kwifashisha amagambo dusanga mu gitabo cy'Itangiriro, igice cyaho cya 6, turahera ku murongo wa mbere. Kadusome mu izina rya Sititi, iravuga ngo abantu bahinduka babi cyane. Abantu batangira kugwira mu isi, babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranyije bose. Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi, no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu, babyarana nabo
abana, ari bo za ntwari za kera zari irangirire. Ku murongo wa 5, kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye, mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Imana yacu ishimwe kandi ahabwe icyubahiro. Turongera tuze dusome Itangiriro igice cya 19 ku murongo waho wa 15. Titire iravuga ngo abamarayika bakura Loti i Sodomu, Imana iharimbura. Nuko bukeye mu gitondo baba marayika batera Loti umwete bati, haguruka ujyane n'umugore wawe n'abakobwa bawe bombi bari hano, kugira ngo utarimburirwa mu gihano cy'umudugudu. Maze azaririye abo bagabo bafata ukuboko kwe n'uk'umugore we n'ay'abakobwa be bombi, Uwiteka amubabariye, baramusohora bamushyira inyuma y'uwo mudugudu. Bamaze kubakuramo, umwe muri bo aravuga ati, hunga udapfa, nturebe inyuma kandi ntutinde utararangiza iki kibaya, hungira ku musozi utarimbuka. Loti arababwira ati, giye kuba bityo mwami, ndakwinginze, dore umugaragu wawe nkugiriyeho umugisha, kandi ugwije imbabazi zawe ungiriye, ubwo ukijije ubugingo bwanjye, sinahunga ngo ngere kuri uriya musozi icyo cyago kitaramfata ngo mpfe. Dore uriya mudugudu niwo uri bugufi bwo guhungirwamo, kandi ni muto, reka uhungiremo ubugingo bwanjye bukire. Nturora ko ari muto? Aramusubiza ati, dore ku byo uvuze ibyo, ndakwemereye kutarimbura umudugudu uvuze. Ihute uhungireyo, kuko ari ntacyo mbasha gukora utaragerayo. Nicyo cyatumye uwo mudugudu witwa Sowari. Loti agera i Sowari izuba rirashe, maze Uwiteka agusha kuri Sodomu n'i Gomora amazuku n'umuriro bivuye ku Uwiteka mu ijuru, atsemba iyo midugudu yose na cya kibaya cyose n'abayituyemo bose n'ibyameze ku butaka. Ariko muka Loti arakebuka areba inyuma, amukurikiye ahinduka inkingi y'umunyu. Uwiteka Imana ishimwe kandi ahabwe icyubahiro. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 ku murongo wa mbere haravuga ngo, ariko umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'izushye. Amena. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cyaho cya 3 duhera ku murongo wa mbere. Titire iravuga ngo, ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Umenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushye, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo
batuzura babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo, kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'ubushizi, bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri. Imana yashimwe ntabwo icyubahiro. Data wera wo mu ijuru, ishimwe kandi wabwo icyubahiro. Tweretse iri jambo tugiye kumva, reka Mwami rigwire mu mitima y'abantu. Uwiteka Nyiringabo, buri wese uri buryumve, buri wese uriteze amatwi, Mwami ribashe kumuhindura muri iyi minsi ya nyuma, muri iyi minsi y'ubuhenebere iteye ubwoba bwo mu minsi iheruka, bwo mu minsi ya nyuma. Uwiteka reka uduhe umutima mushya, reka Mwami utuzuze imbabazi n'umurava byawe, icyo ni ukumenya iby'ino iteka ryose. Amina. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe bene data. Imana yacu ishimwe kandi yahabwa icyubahiro. Uwiteka kwishimire wowe uri kumwe natwe muri aka kanya. Tumaze gusoma ijambo ry'Imana, twumvishe amagambo atari makenya. Twahereye mu gitabo cy'Itangiriro, ni ukuvuga ngo dukurikizaho n'aya magambo yandi Pawulo yabwiye Timoteyo. Ni ukuvuga ngo nuba amaso urabasha kumva icyo Imana ikubwira. Ndagusabye ukurikire ijambo ry'Imana, ukurikire ubutumwa n'ubwawe, ukurikire uburangize. Reka dukomeze mu izina rya Yesu Kristo. Mu minsi yo kugirira umugisha k'Uwiteka, iba ari iminsi mibi cyane, aho abantu benshi baba barahindutse cyane, bigatera Imana kwicuza impamvu bariho. Muri make barutwa n'abapfuye, kuko ibikorwa byabo biba byamaze kuba bibi cyane, kuko ibikorwa byabo biba byamaze kurengerana. Imana yacu itweze kandi dutungane. Haleluya. Ikindi kandi muri iyo minsi abantu baba ari ibyigenge n'ibyihebe n'ibinyarugomo, batumvira, bakora ibyaha by'indengakamere, nta garuriro bafite. Abantu nta rukundo baba bagifite. Benshi muri iyo minsi mibi basubira inyuma bakagwa. Babandi twabonaga bakomeye mu itorero, babandi twabonaga b'intangarugero imbere yacu, basubira inyuma bakagwa. Abandi bakagambanirana. Muri Mateyo 24 ku murongo wawo wa 10, Yesu yarabivuze. Yaravuze ngo baragwa bakava mu byizerwa, bakita ku myuka iyobya y'abadayimoni, mu buryo abenshi bakita ku myuka iyobya y'abadayimoni mu buryarya bwinshi cyane bwa bamwe bigisha z'ibinyoma. Imana yacishwe kandi yahabwa icyubahiro. Ni ukuvuga ngo abantu benshi iminsi baragwa kuko bagushwa n'inyigisho ziba ziri gutambuka z'ubuyobe, za zindi zuzuye ibinyoma. Uricara ukajya kumva umwigisha runaka ateruye ibintu byo kuyobya abantu, abirunza hariya bitari no mu ijambo ry'Imana. Imana yacishwe kandi yahabwa icyubahiro. Abantu benshi iyi minsi bari guha agaciro amagambo y'ubuyobe, bari guha agaciro amagambo
ya Satani, ariko Imana ikugenderere, Imana iguhunde umwuka mushya, Imana iguhe imbaraga, Imana igukore ku maso, ubashe muri iyi minsi kubasha gusobanukirwa, kubasha kumva, kubasha gucencura, ukamenya igikwiriye. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Yesu yaravuze ngo muri iyo minsi benshi bazasubira inyuma, bazagwa, abandi bazagambanirana, abari bahagaze bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka y'abadayimoni iyobya, hamwe n'inyigisho z'ubuyobe n'uburyarya bwinshi. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ariko wenda gusabira, nanjye nisabira ngo tubashe guhabwa izindi mbaraga ziruta izi ngizi zihari, tubashe kumenya umuhanuzi w'ibinyoma uwo ari we. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Abantu benshi bonona ingeso zabo, Uwiteka abona yuko ingeso zabo zari mbi cyane mu isi, arangije arababara cyane. Mu itangiriro niko twasomye ngo nuko areba ab'i Sodomu arababara cyane, arangije yohereza abamarayika baragenda bagera kwa Loti. Uwiteka ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Ageze kwa Loti asanga koko ibyo baharega nibyo by'ukuri, ariko Loti agirira umugisha ku Uwiteka. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Muri iki gihe kibi kigoye, reka ugire umugisha ku Uwiteka. Muri iki gihe kibi kiruhije, abantu benshi basubiye inyuma, reka wowe ugire umugisha ku Uwiteka, uwungire mu mudugudu wa Sowari. Haleluya. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Umudugudu wa Sowari niwo Loti yabashe guhungiramo ya minsi Sodomu yarimburwaga. Iminsi ab'i Sodomu bameze nk'abubu, iminsi yo kuboko bwa Nowa imeze nk'ubu ngubu. Abantu benshi ntibakita ku by'Imana, abenshi bari gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Uwiteka arababaye cyane, Uwiteka aricuza impamvu yaremye umuntu. Reka wowe ugire umugisha ku Uwiteka. Haleluya, haleluya. Kwibwira ko abantu rwose ni kubi, kwibwira ko umuntu yebaba wewe ni kubi cyane iteka ryose. Uwiteka yicuza icyatumye ari mu muntu. Abantu mu isi babaye babi cyane, bimutera agahinda kenshi, ariko we mwene data irinde muri iyi minsi ntube mu bantu Uwiteka Imana yicuza, ahubwo ube umwe mu bagirira umugisha ku Uwiteka. Uwiteka abashe kukumenyesha ibyo muri iyi minsi yenda gukora, nk'uko yabimenyesheje Loti, nk'uko yabimenyesheje Nowa, nawe reka ugirire umugisha ku Uwiteka. Uwiteka ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Uwiteka akurebe, ishimire, avuge ngo nguyu unganiye, nguyu umuntu nishimiye, nguyu untunganiye, intungane yanjye. Yirinde ikarinda n'umutima wayo mu gihe nk'iki kibi cyane cy'abantu babi bababaza Imana, biyobagiza. Haleluya. Satani afite imigambi myinshi. Yebaba we, Satani yasohoye imigambi mibi ku bana b'abantu. Satani yasohoye ibintu bibabaza Uwiteka. Ibyo byose arashaka yuko wowe mwana w'umuntu ari wowe ubikora. Mwana wa Adamu arashaka yuko ari wowe uhindukira ukababaza Uwiteka, amaraso ya Yesu Kristo ukayahindura ubusa. Ariko ndakwinginga wihangane, kuko hahirwa uwihangana akageza ku mperuka, niwe uzakizwa. Kuko Nowa yakijijwe, kandi muri iyi minsi abantu bameze nko ku gihe cya Nowa. Hahirwa uwihangana akageza ku mperuka, niwe uzakizwa. Haleluya. Muri iyi minsi iruhije, muri iyi minsi igoye, ariko ibibi byose, abo bose ndagusaba ngo ubatere umugongo, ndagusaba ibyo byose ubitere umugongo, awutumbire umusaraba, ukomeze wihangane, ugire kwizera, ugire ibyiringiro. Haleluya. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Muri iyi minsi komeza ugende nk'uko wahamagariwe, wicisha bugufi, kuko abandi ari ibyigenge.
wowe ugira ubugwaneza aho abandi bazaba ari indashima. Wowe ugira urukundo abandi ntarwo bagira. Wowe ugire kwihangana, wihanganira mu rukundo. Kuri mwe mwagiriye umugisha ku Uwiteka muherewe mu kwizera Yesu Kristo, ngo muzakizwe kurimbuka kw'isi kw'iteka ryose, ngo muzabane nawe iteka ryose. Mugire umwete wo gukomereshanya ubumwe bw'umwuka, umurunga w'amahoro. Hariho umwami umwe, kwizera kumwe, hariho umubiri umwe n'umwuka umwe, nk'uko mwahamagariwe icyiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu. Hariho Imana imwe, ariyo Data wa twese, idusumba twese, uri hagati yacu twese kandi utuye muri twese. Iyo kandi niyo yaremye isi n'ibiyirimo n'ibyigenza byose bifite ubugingo byose. Niyo irimbura abantu bose n'ibyigenza byose bifite ubugingo. Icuza impamvu yabiremye, ariko ihari abayigiriyeho umugisha barakizwa, bagahabwa ubugingo bw'iteka, bakarokorwa umujinya wayo. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, era kandi urakiranuka. Haleluya. Uwiteka mwami, reka abakugiriyeho umugisha muri aka ka mwanya ubarinde, ubakomeze. Uwiteka mwami w'abami, ukomeze kuberesha amaraso yawe. Uwiteka ni mwami, ukomeze kubana nabo, ukomeze kuba hagati muri twebwe. Icyubahiro n'ikuzo byawe Data twese uri mu ijuru, bisabye nizeye mu izina rya Data twese, Umwana n'Umwuka wera. Amena. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bane namwe ryose. Amina.